umunsi utazibagirana by'umwihariko ku bakunzi ba ruhago. Hari tariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2025 nibwo igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria byabigiye gusakirana mu mukino benshi bahondaga gapfunsiku kandi bagira bati umukongomani turuze kumukubitira hareba inzega, ariko kandi wahindukira kumva iby'abafana ndetse n'abakinyi b'igihugu cya Congo bavugaga bagira bati umunyanigeria turuze kumukubitira hareba inzega. Ibintu byasaga n'urusimbi aha muri Maroko. Stade Prince Mola El Hassan Stadium Robert Maloko niyo yari igiye kwakira umukino w'akataraboneka by'umwihariko ugiye guhuza ikipe ya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Ibintu byasaga n'urusimbi mu mukino wari ugiye guhuza ikipe ya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Abafana bari baturutse ku mpande zitandukanye, bamwe baturutse Congo abandi baturutse Nigeria, by'umwihariko n'abaturutse mu gihugu cya Maroko baje kwirebera finali y'ubuze gutwara itike akerekeza mu gikombe cy'isi. Afrika yose amateleviziyo, ibinyamakuru ndetse n'ibindi byose byari byerekeje kamera yabyo aha mu gihugu cya Maroc giteguye kureba uri buze gukubitirwa hareba inzega. Kurando rw'ikipe ya Nigeria yari yizeye umukinnyi Frank Onyeka ko ari wari buze kubakura ndetse agakubitira Congo ahareba inzega, ariko kandi mu gikipe ya Congo yari yizeye Meshak Elia, ariko kandi ikanizera Chance Bemba ndetse na Timo Fayulu. Aba ni abakinyi bombe babitezwe ko bashobora kwataka ndetse n'umunyezamu Timo Fayulu wari witeguye kumira ndetse no kwakira amashoti yose yari buze kwerekeza mu izamu ry'ikipe ya Congo. Ibintu byasaga n'agateranzamba, buri wese agira ati uri buze kugira uburangare ari buze gukubitirwa hareba inzega. By'umwihariko yari intambara yari igiye guhanganisha ibihugu bibiri byombi, kurandwa ikipe ya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Benshi bagiraga bati Congo iri buze gucura intsinzi, ariko kandi wanyarukira ku rundi ruhande bagira bati igihugu cya Nigeria ntabwo mukizi. Ku isaha y'isambiri umusifuzi yaje guhamwa ifirimbi maze mwijwi riranguruye agira ati let's go, umukino uratangiye. Abafana b'ibihugu byombi bari bari muri stade, buri wese azamura urusaku yiteguye gushigikira umukino. Ku bintu bitagenze neza amakipe nk'uko yatangiye yataka yigana uburyo ntabwo byaje kugira uburambe, kuko ku munota wa gatatu Onyeka yahise arasa urushoti rurerure mu izamu maze ikipe ya Nigeria abafana bayo batangira kuzamuka. Uko niko abafana b'igihugu cya Congo batangiye kwibaza bati ibi ni ibiki bitubayeho aha mu gihugu cya Maroko. Ibintu byaje kuba gateranzamba maze umukino utangira guhindura isura, ikibuga gicurikirwa mu ruhande rw'ikipe ya Congo. Abantu batangiye kuvuga bati nyamara by'umukongomani yigiraga ari buze gukubitirwa hareba inzega. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba, ariko kugeza ku munota wa 32 Elia Meshak yaje gufata umupira maze azamuka arasa igitego cya mbere cy'ikipe ya Congo, maze abafana b'ikipe ya Congo nabo batangira kuzamuka. Igihe ibi byose byabaga amakipe yombi yongeye kuzamuka mu ntambara y'uruhurane, buri umwe wese agira ati ntabwo byarangiye, nindi rubuze gukubitirwa hareba inzega. Ikipe ya Congo yakomeje kuzamuka n'igitutu cyinshi, ariko ari nako kandi igihugu cya Nigeria gikomeza kuza cyataka n'ingufu nyinshi. Ku munota wa 45 ndetse n'iminota y'inyongera umusifuzi yaje kongeraho amwifinimba agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye. Ubwo nibwo abanyamakuru batandukanye baje kwanariza bagira bati uyu mukino ni indyankuge kurana n'ikipe ya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba, ariko igice cya kabiri ubwo cyatangiraga abakinnyi bakomeje guhatana, ariko kandi ari nako bashakisha igitego ngo by'umwihariko ngo birinde icyo kwerekeza mu mapenalty. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba, ari nako kandi abafana bakomeje kwizamura bagira bati Nigeria iri buze gutsindwa, abandi bagira bati ikipe ya Congo iri buze kwegukana intsinzi. Ariko kandi ari nako abafana b'igihugu cya Nigeria bakomeza kuzamura n'urusaku rwinshi. Stade yakomeje kuba gateranzamba, amajwi menshi ndetse n'igitutu cy'abakinyi cyakomeje kuyagerana ahangaha muri stade muri Maroko. Abantu benshi bakomeje kwibaza byinshi kuri uyu mukino kugeza ubwo umunota 90 wageraga ndetse bongezaho n'indi y'inyongera, ariko ibintu biza kurangira umukino utagenze neza nk'uko benshi twari tuwiteze. Umusifuzi yaje guhamwishyira agira ati
umukino urarangiye kandi ntawigeze agaragaza ubushake bwo gutahana itike y'uyu munsi. Niyo mpamvu buri umwe wese agiye kwerekeza mu cyo twakwita nka penalty, benshi bita umukino w'amahirwe. Umusifuzi yaje guhuha mu ifirimbi agira ati penalty nk'uko mwabishatse zirageze. Penalty ya mbere yatewe n'igihugu cya Nigeria, maze Onyeka arasama igitego cya mbere. Igihugu cya Congo nacyo nicyajuyaje kuko Elia Mesak niyo yaje kurasama igitego maze biba igitego kimwe ku kindi. Nigeria yongeye kugerageza ubundi buryo ariko Peter ntibyamuhira kuko umunyezamu Fayulu wa Congo yese akora save maze igitego arakirata. Igihugu cya Congo nta mikino cyari gifite kuko umukinyi Bemba yahise arasa ishoti mu izamu maze igitego cya Congo kiba kirinji. Ubwo Congo itigira ibitego bibiri bya penalty kuri kimwe cya Nigeria. Iwobi yongeye gutera penalty maze igihugu cya Nigeria gihita kigira ibitego bibiri kuri bibiri bya Congo, ariko Congo yari isigaje ikindi gipenalty cye. Igihugu cya Congo Ngonda yaje guhita arasa igitego mu izamu maze bituma igihugu cya Congo kigira penalty 3 kuri 2 za Nigeria. Ayi nawe igihugu cya Nigeria nawe yaje gutera penalty ariko kubw'amahirwe make arayihusha. Ubwo nibwo abafana b'ikipe ya Nigeria batangiraga gukunja amasura bagira bati uyu munsi nta mahirwe twaramukanye, iki kipe y'umukongomani idukubitiye ahareba inzega aha mu gihugu cya Maroc. Congo nta mikino yari ifite kuko Chance Bemba yahise arasamo penalty maze birangira ari 4-3. Nguko uko igihugu cya Nigeria cyatashe maze abakongomani bamanukana insinzi kwa Kisekedi bagira bati itike y'igikombe cy'isi twayibonye, ahasigaye buri umwe wese nitegure akatisha amatike yerekeza ahazakinirwa igikombe cy'isi. Nuko nguko dusoje ikegeranyo cy'uyu munsi twabagezagaho umukino wahuje ikipe ya Congo ndetse n'igihugu cya Nigeria. Benshi bibazaga ibyabaye muri uyu mukino. Yabagezaga iki cyegeranyo ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Niba aribwo bwa mbere wawisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bica kuri uyu muyoboro bize bigusesekaraho ku gihe. Ciao ciao.